Ibihe byiza kuri mwese mudukunda umunsi ku munsi, abantu muduhoza ku mutima, twongeye kubaha ikaze. Aha ni ku Nzira y'Ukuri TV, amahoro y'Imana n'abane namwe. Imbere ya kamera turi kumwe na Mama Fabrice. Mama Fabrice, uraho neza? Muraho neza. Ko umuntu uhuze uhugiye mu duki ko mbona urimo guhugahoga cyane, ni amahoro? Ndahari imbere y'abakunzi ba Nzira y'Ukuri TV na Mama Fabrice. Ego. Urakomeye? Ndashima Imana n'abantu bayo. Bakomeje kugenda batugirira neza. Yego. Rero dushimiye Imana ko tubonye uri amahoro, uri gusa neza. Imana ikomeje kukugira neza no kukurinda. Amen. Nanjye ndayishimiye. Maze iminsi mbona amafoto yawe rwose na Sheri, ubona ibintu ari sawa. Abantu ko dutegereje video y'ubukwe yuzuye ya nyayo, bimeze gute? Video y'ubukwe yuzuye ya nyayo iri mu nzira, iri kuza. Ushobora kuba ugeze nka Dubai igera hano mu Rwanda. Dubai ko ari kure cyane. Ariko amafoto yagiye ahagaragara, ndetse rwose ndatekereza ko buriya ku Nzira y'Ukuri TV bazadufasha kugira ngo babereke uko byari bimeze neza, amafoto ko yagenze, babone Mama Fabrice mu sura nshya, bamubone ndi mu gatimba, bamubone nambaye ikanzu y'umweru. Hajya ngo nta mafoto y'ubukwe wagiraga? Yego, ntayo nagiraga kuko dukora ubukwe twagiye kwereka umushuti wacu amafoto, ariko bikiri kuri flash turayita. Tuyitaye rero ntabwo twe twagaranaguza amafoto, twari tutarakuraho film. Hanyuma yo ngombwa rero ko dusabye umufotografi wadufotoye, dusanga nawe ngo yarabisibye. Nari maranye imyaka gikomeye. Imana ikugirira neza. Ejo bundi rero baragusaba baranagukwa, barankwankora na yubire imyaka 20 mbananye n'umugabo, ari naho nayo mafoto y'ubukwe yavuye muri yubire. Rero urumva ko nyine ni ibintu bigendanye n'urukundo, ni ibintu bigendanye mbese no kwisanzura naho no kunezerwa. Yego. Hari umunsi wa Saint Valentin ugiye kwizwihizwa umunsi ni ku itariki 14 z'ukwa kabiri. Yego. Wa gatandatu. 14. Ngiye urumva ko mba update mu kubimenya kuko ndi mu rukundo. None kandi wowe uri umukristo w'itorero rya ADPR cyane. Ariko reka twe kuvuga ku ADPR gusa wenyine. Saint Valentin ku mukristo ivuze iki? Saint Valentin ku mukristo ivuze ibintu byinshi. Ngiyewe kenshi nkunda kuyisanisha n'urukundo, cyane ko ni umunsi w'abakundanye niko witwa mu Kinyarwanda. Mu rurimi rw'amahanga ikavuga ngo Saint Valentin, ariko kandi ikunze kugaragara ko ari umunsi w'abakundanye. So rero niba ari cyo gihe bawizihiriza, ariko ndashishikariza umuntu wese wizihiza cyangwa uba mu umunsi mukuru wa Saint Valentin cyangwa w'abakundanye, kugira ngo urwo rukundo rwe kugarukira kuri 14 z'ukwa kabiri gusa, ahubwo ni ibihe ngarukamwaka by'abantu bakundana cyangwa bakundanye. Ku mukristo urashaka nanjye ndi kugana nshaka kugana ku mukristo, kuko mbere yuko umuntu aba umukristo aba yarabaye mu buzima busanzwe. Kandi ese ubundi umukristo ni iki? Ese ubundi umuntu utari umukristo we ni iki? So rero nkatwe twagiye tugira umugisha wo kurya ambiance, wo kuba mu isi, reka tubyite gutyo kuko abantu benshi babyita kuba mu isi. Saint Valentin twari tuzi ko kuyizihiza ari ugukora ibyaha, gusambana n'abahungu benshi, kunywa inzoga nyinshi, kwiha ibyishimo ugashaka n'ababiguha, muri ubwo buryo bwo guhuza imibiri ndetse n'uburyo bwo kusabana mu buryo bwo gusinda. Ariko tugeze muri Kristo Yesu ntabwo twiye tubireka, twakomeje gukora Saint Valentin. Ahubwo Saint Valentin twayikoze muri ubu buryo noneho bwo kurushaho cyane kwibuka imbaraga ziyadukijije biturutse mu rukundo, kuko urukundo Kristo adukunda ni imva mutima. Uri umuntu ashaka gukunda urukundo ruri ku munwa, yakubona ati ndagukunda, tujya tunababona benshi batubwira ko badukunda ariko batazaho dutaha. Ariko Kristo we adukunda azi naho dutaha. Abantu tujya tubabona batubwira ko badukunda urukundo rw'amagambo, ariko Yesu we arushyira no mu bikorwa. So rero Saint Valentin ku mukristo bisobanuye urukundo rw'ibikorwa. Rusobanuye ko ukwiye gukunda umuntu ariko ukabikoresha ibikorwa. Niba uri umusore n'umukobwa, we kubeshya abakobwa benshi ngo inkundo uzi ko zidahari, kuko cyane nk'igitsina gore iyo ubwiye umuntu ngo uramukunda hari icyo biba bivuze. None ngewe nditsa cyane ku mukristo kuko bajya bavuga ko Saint Valentin ari umutagatifu.
none iyo ngo yitwaga Valante yitwaga Valante. Ikindi kandi hari haravuyeho itegeko ryo gusezeranya bakajya bikora mu buryo bwihishe. Umva yashyigikiraga urukundo ariko mu buryo bwihishe. None ndi kwibaza ntakiriho, yarapfuye, ku barokora hari cyangwa se ku bakristo sukuramya ikigirwamana buriya byasa nkabyo, ariko kandi nanone hari icyo tukwiye kubivugaho. Kuko ntabwo twebwe twizihiza Saint Valentin nka Saint Valentin bya Valante, ahubwo twe tubyizihiza mu rukundo rwinshi, ari narwo Kristo yadusabye gukundana. Kristo yadusabye ngo mukundane nk'uko nanjye nabakunze. Ahubwo urwo rukundo dukwiye gucunga uko turukundana, kuko uyu munsi urukundo abantu bakundanye rwuzuyemo ibyaha. Barashaka no kurukoresha ibyaha, bakarukoresha uko rutari. Kuko hari iminsi, impamvu natekereje no gukora kuri iki kiganiro, deja murabona ko nta nabyambariye, nirinze kwambara wa mukara n'umutuku. Ni ikintu gikomeye bakoze ku mabara, bafata umukara bawuvuza n'umutuku. Umutuku dusobanukiwe ko ari amaraso, ubundi umutuku n'ibara risobanuye amaraso, sibyo? Ariko umukara muzi ko gisobanuye ikintu kibi, bisobanuye kurimbuka. Umukara bisobanuye ibintu byinshi cyane, bisobanura umwijima. None bafashe amaraso cyangwa bafata icyo, kuko amaraso Yesu yatwinjije mu mucyo, bafata amaraso bayahuza n'umwijima. So iyo umuntu atabaye maso rero, niho handi ushaka gufata amaraso ukayinjija mu mwijima. Nicyo bisobanuye. Kandi dukuyeho ayo mabara y'urwo rukundo cyangwa y'uwo munsi. Ariko icyo dushaka kuvuga ni kimwe, no kuba maso, kuko usanga nko ku minsi mikuru cyane cyane nka Bonane, Noheli, n'aya Saint Valentin, ni iminsi cyangwa ni ibirori kenshi bikunda gukorerwaho ibyaha byinshi. Buriya ubaza abana bavuka baraterewe muri Saint Valentin, inda zivuka zitateganyijwe ziterwa muri Saint Valentin. None ubwo numva icyo kintu. Nka Mama Fabrice rero, masenge w'abakobwa benshi, ni ukuri ndabahindahinda kugira ngo uriya munsi bawirinde, mwambara ayo mabara, yewe murye munywe mwishime, ariko ni kumugera ku kintu cyitwa igikorwa cyo gukora ibyaha cy'ubusambanyi, mwirinde, kuko nta nyungu nziza bizanira umuntu. None ubwo uri kumva ikintu gishobora gukurura ibintu bingana gutyo, kigatuma havuka abana benshi batateganyijwe, hakavuka amakuba n'indwara bigiye bitandukanye. Ubwo icyo kintu urumva ari cyiza ku mukristo? Ntago, kuko buriya iyo duvuze ngo ni cyiza ku mukristo cyane kibi ku mukristo, uyu munsi turi mu itorero riteye imbere, kandi ikindi turi mu mpinduka. Icya gatatu, turi mu gihe gisa nkaho cyahindutse, kitakimeze nk'icya kera. Nka kera mu bihe by'umuhamagaro wacu ntabwo byari byemewe, wasangaga ari iminsi tudashaka kwizihiza nk'abakristo. Ariko uyu munsi nufata umwana w'urubyiruko ubyirutse, none byaje guterwa n'iki? Kandi byaje guterwa nabo tugenda twakira, bagenda biyungikanya ku itorero. Bivuze ngo rero uko abantu bagenda barushaho kugenda baza, niko n'imico igenda ihinduka. Si imico, erega kami ka muntu n'umutima we. Wowe urafata umwana yakuze yizihiza Saint Valentin, arakijijwe aje mu nzu y'Imana, kandi bisobanura urukundo. Kandi natwe dusoma tuvuga ku rukundo. Iyo tubabwiriza Kristo, tubabwiriza Kristo w'urukundo. Iyo tuvuga ngo tubwira ngo muhanane amahoro ya Kristo, muzi ko duhoberana nyuma yo kwakirana, n'ibindi byinshi bisobanura urukundo. Ahubwo mwe ntimukwiye kubifata nk'ibintu bikorerwamo ibyaha gusa, ukwiye kubabwira impande zombi. Bikorerwamo ibyaha ariko kandi byanakuza urukundo, cyangwa byanakuza ubumwe bw'umuntu n'undi, kandi bikanakuza ubumwe bwacu na Kristo. Kuko uyu munsi hari ibintu tutazasenya ngo tubishobore, byamaze kubakika mu bantu. Uyu munsi wa none twemere ko turi mu isi y'iterambere. Icya kabiri, mwemere ko agakiza k'iyi minsi wa none, mbere batwigisha iby'agakiza, batwigishaga agakiza ko kuzura umwuka wera, kandi uyu munsi tarakigishwa. Bakatwigisha n'agakiza ko gukizwa nk'abantu bagiye kujya mu ijuru. Ukumva niba wuzuye umwuka wera ugiye kujya mu ijuru, ariko uyu munsi siko biri. Umuntu nyuma yo kuzura umwuka wera hari iterambere akeneye, hari iterambere akeneye, guteza imbere mu muryango. Uzura umwuka wera, senga iminsi 3 usaba kuzura umwuka wera, ariko unasabe n'iterambere ry'umuryango. Kuko niba uzura umwuka wera gusa wa mugabo we, mu rugo hari inkomyi zabaho. Niba uzura umwuka wera wa mugore we gusa ukibera mu rusengero, hari ibibazo bizakuzaho. Twagiye tubibona kenshi. Uyu munsi wa none dufite abigisha bakwigisha, bagakwigisha Bibiliya, ariko dusobanukirwe Bibiliya ni ijambo ry'Imana, tunarigira ubuzima, ni byiza. Ariko ubwo buzima nabwo bwongerweho n'ubu buzima bundi tubayeho hanze, kuko nabwo burakenewe. Ntabwo Mama Fabrice nzabaho ubuzima bwuzuye umwuka wera buba mu rusengero busoma Bibiliya, bwumbuzi Bibiliya bwayigize ubuzima. Hirya y'iyo Bibiliya nta kindi kintu ndiho.
uyu munsi wa none muzi ko byagiye biduteza ibibazo bikomeye bikavamo n'ubwesikoro bw'abahanuzi kuko biriya bintu byaje kuvamo ubwesikoro bw'abahanuzi akitwaza akazi ururimi akarwitwaza kwa bene so. Ni naho na benshi cyane bagiye bahura n'ibibazo ugasanga ubuhanuzi bahanura ntabwo buva ku Mana. Urugero nk'umuntu yaje akakubwira ngo Imana iravuze ngo umugabo ufite se wawe ntabwo ubwo buhanuzi buvuye ku Mana, kandi mwagiye mubyumva ko bibaho. Urugero nk'umuntu ugenda akavuga ngo Imana iravuze ngo igiye kwica umugabo wawe guhundi, ntabwo ubuhanuzi buvuye ku Mana. Mu by'ukuri hari ibintu twagiye tubona byaje guhinduka, bya bintu twitaga ko ari byo bitujyana mu ijuru, umwuka wera no kujya mu ijuru, biza guhinduka dusanga no kuba mu isi nabyo biracyadusaba uburyo bwo kugira ngo tube mu isi, bwo kugira ngo Mama Fabrice abe mu isi y'iterambere, mu isi ari kwitunganyirizamo kugira ngo ajye mu bwami bwo mu ijuru. Biransaba ko muri iyi si nanjye ndaba nteye imbere, hari ibintu ndaba nsobanukiwe, hari ibintu ndaba nakiriye, hari uburyo. Kuko ejo nibansohora mu nzu cyangwa ejo mutana mukabona utwana twanjye twarwaye bwaki, ntabwo nzaba ndi umukristo wujuje ibisabwa. Mu by'ukuri nuzura umwuka wera, ngira idandite yo kujya mu ijuru, ariko menye ko nyiri no mwiza, kuko tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. So rero impamvu yatumye wenda hategurwa ushingiye ku ibyo bintu urimo kuvuga biri buhurire hehe na Saint Valentin? Ndashaka kubihuza. Yego. Impamvu nshaka kubihuza, ndashaka guhuza ibi bintu byitwa imyumvire n'umukristo. Ubundi kuba umukristo byose bituruka mu ntekerezo, bigaturuka ku mutima, ugafata icyemezo, kuko niko tubizi. Nzi ko kuba umukristo ari ugufata icyemezo, kuba watumye umukristo mu bintu byose ngeze ku gupfa. Kandi muri ibyo bintu byose hari ibyo nshoboye kubamo umukristo, hari n'ibyo nari nashobora ku rugero rw'abantu bambona, kuko hari ibyo abantu bakinshinze kuko nawe bafite ibyo bagushinze. So rero ikintu cy'ubukristo birasabwa ko turaza kucyitondera cyane, tukakibamo twitonze, kuko uyu munsi Mama Fabrice nshaka kuba ntizihiza Saint Valentin bitewe n'impamvu yanjye bwite. Iriga nshaka no kuba nafite n'uwifasha kuyizihiza, kuko Saint Valentin iyo tuyirebye usanga uyu Valentin yahuzaga yari igikorwa yakoraga cyo guhuza umugore n'umugabo mu buryo bwo kubasezeranya, kandi bitari byemewe, sibyo? None uyu munsi none abana b'abahungu n'abakobwa barihuza bagasambana kuri uwo munsi, bahananye indabo, uko ubukwe n'indabo nanjye barazimaye, bahananye amamano, ubukwe n'impano, birumvikana. None bakitwaza wa munsi ko ari umunsi Valentin yajyaga ahuza abashakanye cyangwa bagiye gushakana, akabasezeranya mu buryo bwa rwihishwa. Ni nawo rero n'ubu bakabifata gutyo, bakumva ko babyemerewe. Ari nacyo dukeneye abantu bakuru gusobanurira aba bana. Fasha rero abahungu n'abakobwa. Rero aho niho dukwiye gutera agatebe tukicara tukaganira, kuko kuba umukristo uyu munsi wa none bisaba ahantu hiherereye n'ahagaragara, kuko hari ahiherereye abantu tutazakubona, kandi uri muri Saint Valentin yawe. Ndabyemera, umuntu wese uriho ku isi Imana yaramuremye, arakunditse, afite umuntu umukunda. Papa Fabrice arankunda, Imana ishimwe, ariko ufite n'abandi bantu bankunda batari Papa Fabrice, baba papa n'abamama, ariko bankunda urukundo rwo muri Kristo Yesu. Reka tubyumve neza, bankunda urukundo rwo muri Kristo. Ntutangazwe no kubujya kubona ukabona icyo nemera cyo ni ukubona umugabo runaka azanye ururabo kuri Mama Fabrice ngo kira Saint Valentin yageze. Ikintu cyo kirimo question mark. Ariko none ko wagize ikibazo, abamama bagenzi banjye kuri uwo musasha kunegura impano, kugize ikibazo ku mugabo utari uwawe ukuzaniye ururabo, sibyo? Kuki wakumva ko cya kintu ari cyiza? Nibyo ndi gusobanura ubukristo na Saint Valentin, ukuntu bigomba guhuzwa cyangwa byahuzwa, ariko kandi bikanahuzwa nta cyaha kibibayemo. Buri wese agasobanukirwa uruhande rimwe. Wa mugabo we ufashe ururabo uruzaniye Mama Fabrice, umugore we nabyumva bizamugwa neza, ariko Mama Fabrice ashaka gufata ururabo ngarushyira mama runaka, ambwira ni ndagukunda. Ubwo ntibyabyiswe ko ari ubutinganyi. Nabyo biterwa n'iyo myumvire nyine. Abantu muri iyi minsi bafite imyumvire itandukanye. Nyine urumva ko uyu munsi bivanze cyane. Nsobanukiwe neza, maze gusobanukirwa kumenya ko urukundo bataruvuga barukora. Nuko nambaye n'urukundo rwateye fashion imwe muri iki gihugu cy'u Rwanda. Umumama umwe, umubyeyi umwe aratekereza ngo Mama Fabrice uzaze ngo impano, nambaye neza murabireba. Uru ni urukundo rw'imvamutima ruri mu mutima w'umuntu, bikamutera kwiyambura amafaranga angana gutya, akavuga ngo Mama Fabrice ase neza. Hari abantu benshi cyane babyiyambura bakabidoha. So rero ikintu nshatse gusobanura ni kimwe, nuko nshatse gusobanura ko nubwo turukora, tureba uburyo turukoramo, ejo rutaza kutuzanira ingaruka cyangwa rukatuzanira ibibazo. Urukundo ni rwiza, ariko kandi nanone iyo rutubakitse neza ruzana ibibazo. Turi kugenda tubibona, abantu bagiye bubaka ibintu tugira ngo ni urukundo, ariko uyu munsi bajya kubona ukabona si byari urukundo. Icyo nshatse kuvuga rero, guhuza urukundo n'ubukristo. Umukristo udakunda wese mwene se ni umwicanyi, siko birivuga. Ariko uyu munsi none tubifata mu bundi buryo. Uravuze ngo ni ubutinganyi. Umuntu ashaka kubona Mama Fabrice na postinze umubyeyi mudamu mugenzi wanjye,
mukunda pe agata ko ari abantu batingana byabaye nk'inuza ariko se bitubuze gukundana noneho kandi aricyo biri insaba nawe aricyo igusaba Imana tugire neza rero ngiye ikintu navuga kuri Saint Valentin n'urukundo cyangwa Saint Valentin n'ubukristo ni ukwirinda ni ahantu ni agakino twinjiyemo cyangwa ni itariki tuba twinjiyemo kugira ngo Imana irebe igipimo cy'urukundo yikunda hagati y'abantu runaka wa mukobwa we igushyize ku gipimo cy'uwo muhungu muri guteretana utari wanakubwira ko muzabana cyangwa se wanabikubwira ariko abikubeshya ko tubona n'abagiye babibeshywa cyangwa se wanakwerekanye mu miryango abayerekana mu miryango bose ntabwo ariko babana dufite n'abajya basubizwa n'inkwano barahari witonde kuko uriya munsi ni umunsi njya nita ngo ni fire ni umunsi w'umuriro turimo tugana no ku musozo kuko hari gahunda nyinshi n'amasaha arimo kutujyana iyi myambarire ndabizi ko tuzabigarukaho muri iyi minsi ko biri kose tuzongera tubivugeho ariko se iyi myambarire y'umukara n'umutuku cyangwa umukara gusa cyangwa umutuku gusa byo bishatse gusobanura iki njye numvaga nasaba abishinzwe niba hariho urwego rubishinzwe rw'abakundanye cyangwa gutegura uyu munsi kuko ni umunsi mpuzamahanga ni umunsi uba mu gihugu no ku isi hose nasaba ngo bazarebe uburyo iyo myambaro isa n'ihindukaho simbizi ntabwo mvuze ko abantu bambara umukara bambara umweru muzi ko Mama Fabrice nanjye mfite imyambaro y'imikara n'ubu neza igitambaro cy'umukara ariko nanone hari ikindi kintu dutekereza kubera abantu dufite badakuze mu myumvire cyangwa mu mitekerereze bagafata ayo mabara bakayitirira ikintu runaka hazategurwa uburyo ariko ngiye nka Mama Fabrice ukuze mu buryo bw'imitekerereze nka Mama Fabrice ukuze mu buryo bw'imibereho ntago nabona ngo uriya muntu yambaye umutuku n'umukara nta kintu amabara ntwaye nta cyane ntwaye ariko dufite abajya bambaza n'ibyo bibazo bakambaza Mama Fabrice ko Saint Valentin rwose nawe bashyize bagatuku n'umukara n'unza ndawufite umutuku wanjye n'umukara ndabifite nimba ishaka nzaba nabyambaye kuko ni ibintu byo kwishimisha byose ni ibintu biva mu kwishimisha umuntu akisitresura ariko mu by'ukuri buretse wenda ko umuntu adakuze mu mutima cyangwa adakuze mu ntekerezo ariko umukara n'umutuku ibyo byose ni ibintu abantu bashyiraho kandi ibintu abantu bose bashyiraho rimwe na rimwe none se abantu bambaye umukara bambaye umwijima abambaye umutuku twambara imituku kugira tugaragaze Kristo gusa ntago Kristo aba ku myambarire nta nubwo urukundo ruba ku myambarire urukundo ni imva mutima yo mu mutima w'umuntu agoze ko wavuze ko buriya umutuku usobanura ikintu cy'amaraso umukara ugasobanura ikintu cy'umwijima buriya si bisobanuye ko ari amaraso yinjiye mu mwijima kubera ko mwavuze ko yajyaga asezeranya abantu yihishe ego nabyo twabigereranya ukavuga uti ni amaraso yinjiye mu mwijima ni ukuvuga ngo we yakoraga ibintu bisa nk'aho kwihara amagara agakora icyo gikorwa cyo gukuza urukundo mu gihe urukundo rutemewe agasezeranya ba bantu noneho rero ntabwo nzi aho byateguwe kugira ngo bahitemo umukara n'umutuku ariko twabifata gutyo kugira ngo twistresure nabo bazatere comment turebe ku nzira y'ukuri hanyuma tukavuga tuti yafashe amaraso ayahuza afata amaraso yahuza n'umwijima ubwo ibyari umwijima byahuye n'amaraso kandi nako tunizera bizera so rero ngewe ni ibya mutagatifu ni ibyiki we wanambaje ati sibwo si bigirwamana ariko ngiye Mama Fabrice nkanjye Saint Valentin nta kinwaye so nanapostinze ngaragaza nyifuriza abantu benshi cyane muri no minsi icyumweru cyose itari yagera itari yagera kuko njyabo nkunda nagomba kunda ku 14 gusa mbakunda urwuzuye so nawe nahubwo rero abantu mukunda Mama Fabrice ni wa munsi wageze kugira mu mwereke ko mumukunda ariko mu by'ukuri uzamenye ko kuba waba uri umupapa niba unkunda kubera ko Mama Fabrice ndi umukozi w'Imana bigaragazanye n'umugore wawe hari ibintu nawe wabona ukabona ntago bisa neza kubona Mama Fabrice nagiye nasohotse nasukanye n'umugabo runaka w'abandi ngo nuko nkunda kuri social media cyangwa nkunda ngiye umuntu ambwiye ka nkunda ndabyakira niyo musabye ko tubonana ndabyakira ariko kenshi mubaje n'umutwaro wagiye babwira iyo ari umupapa wenda kubera ubutamenya bwe n'urukundo rwinshi rwamuganjije bitewe nuko ari umukozi w'Imana ngo umukozi w'Imana ngiwe rero kujya mu murinde kandi nshinzwe kurinda abantu nuko ngomba kujyana n'umutware wanjye cyase ngashaka n'umama w'inshuti yanjye mbwira hari umuntu Imana yamereyeho umugisha nkunda bose ngo yakurikiranye ibiganiro byacu yakurikiranye ibivuga butumwa ryanjye ngo arankunda Kristo yamaye none mbahora umerekeze tugende tujye kumusuza tunabonane tunasangire ariko mu by'ukuri mwaba mama mwe nawe wirinde ejo kuri Saint Valentin tutazakubonana n'umugabo utari wawe wa mugore we wirinde tutazakubona n'umugabo utari wawe muri rusange wa mukobwa we si igihe cyo kuryama nabwo ni igihe cyo gutekereza ku rukundo Kristo yahaye umuntu atari arufite twe ntabwo twe tugenewe gukundwa twe tunagenewe gukunda ariko Kristo yakoze ikintu gikomeye ngewe rero kugira ngo byose bimfashe nifashe kubaho byose mbisunikira muri Kristo kugira ngo ndusheho kuba umukristo kuko byose mbishyira muri Kristo ngiye nta muntu wari ukwiye kunkunda
nkunda, nta muntu ntabwo nari nkunditse, ibyaha nakoze nabyo ubwabyo nanjye ubwanjye ndavuga ko ubundi umuntu nkunda ashingira kuki buretse Kristo wenyine ukunda adafite ibyo ashingiyeho, ariko Kristo ufite udukunda adafite ibyo ashingiyeho ni nawe udukundisha abantu bakadukunda. No kuri ibyo bihe ukabona mama guhaye urabo, nkunda indabo, nyiriwo mu indabo rwose, miryango ishaka kuma indabo muzazime, badamu bakobwa mwakunda kuma indabo ndahari. Imana kuri uwo munsi rwose muzime 14 ni umunsi wo kunyereka ko mu nkunda. Ariko mu by'ukuri mureke, naje ahangaha kugira ngo mbabwire, mureke buri muntu wese arinde uwo ari we, uretse nuko turi abakristo, turi n'abanyarwandakazi. Abanyarwandakazi bagira umuco. So rero twe kwandagara uwo munsi ngo uzaba umunsi usanga inguni zafunzwe, uwo munsi usanga uwo munsi amaroji aruzuye, dore ari na weekend, uwo munsi. So rero nabahendahenda kugira ngo buri wese yaka imbaraga zo kwirinda, kandi birashoboka. Imana ibahe umugisha. Reka tugushimire, ndabona nabakumere bari kuguhamagara, bari kugushaka. Reka tukurekure ugende, ubwo butaha tuzabasobanurira neza uyu munsi wa Saint Valentin icyo uvuze, cyangwa se nicyo ubona abantu bakwiriye kumenyaho. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Murakoze.